Ni umudugudu wa Taba akagari ka Murama ahari inkuru y'umuturage witwa Mukamutesi Donata umaze imyaka 3 mu buzima bushaririye nyuma yuko inzu yaguye igasenyuka burundu. Icyaro urugo rwe cyanditse amatongo ubuzima bwe buguma mu kangaratete ubaka abasaba bagira neza ndetse n'ubuyobozi ko bamufasha akabona aho yakwegeye ku Umusaya. Maze imyaka 3 bahanze mfite uburwayi mfite kanseri tumutima ndwara umutima sinkurikira kandi ndicara gusa ungire impuhwe akama icyo kurya kandi mfite abana 3 b'abanyeshuri ntashoboye gutangira n'amafaranga y'ikaye. Inzu yanjye yahirimye igihe yahirimiye n'udukoresho natwo twarashwanyaguritse mwaza mukareba no mwitongo udusane turimo ibijerekani byo nabyo bimwe birimo ibindi ngewe mbaho kubw'abantu mbese wanafotora wabona nambaye gucya mvuye ku ivuriro ubu se no kugira ngo bamenye ngo nta bintu ngira aho narindi kongo ngaho hari wazanawo urahazo harebe nimba utara cyambere nasaba aho kurara icya kabiri nkasaba ubwisungane mu kwivuza icya gatatu ni abanyeshuri bakiga ntibabibira nabonye aho kurara nkabona mituweli de sante ubuzima. Ni mu gihe kandi abaturage muri ako gace bavuga ko uyu mubyeyi abahangayikishije kuko ubuzima bayemo bubateye ikibazo bamwe muri bakaba ari bamutunze ndetse bakaba bamucumbikira. Inzu se n'ubundi bufasha bundi ariko akabona hashyira umusaya agafora kuderi ikibanza kisingikira hepfo si hari imibyari ni impamvu ntago tukubesha kubaririze n'abandi barakubwira ko Mutesi ntanzu dore abaha yabaga hano inzira muhirimira ajya gusendera oya nta abayeho nawe wese wamuhikiraka afite imbaraga zo gukora nkuko abandi bose batera ibiraka icyo nkwemeje ko Mutesi ntawe akeneye ubufasha ndumva bamuhinze bakamuha n'icyo kurya ntashoboye guca inshuro ntashoboye kugira gute kwigwa gutyo gusa atega barampabarande ko twanamubumbiye n'amatafari imvurira umuganda oya Mutesi akwiye ubufasha pe nk'umuzamu kuko ahaba bafite indepfo mu gasatiri iyo bibera Mutesi we bamusigamo agira ngo batibayo izo nzugi z'uwo muntu. Ngezaho Muremyi Theoneste umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Byumba avuga ko iki kibazo akizi ariko bagiye gukora ibishoboka byose uyu mubyeyi agafashwa mu maguru mashya. Urumva nawe imvura uyu munsi ni nyinshi kuzamura utarabita sakara biragoye ariko bagiye kuboneka imice bizoroha. Biba byiza iyo abantu badatega amaboko ubuyobozi gusa akabona ubufatanye akabona uruhare rw'abagenerwa bikorwa kugira ngo n'igikorwa bakoreye kibashe kuramba. No kujya gufatikanya nayo tugashaka igisubizo. Si uyu mubyeyi ufite iki kibazo muri aka gace gusa kuko iraranganyije amaso hirya no hino usanga ibibazo bigihari ubuyobozi bukaba bukwiye kugira icyo bukora kuko uyu mubyeyi akeneye ubuvugizi mu maguru mashya ibikomeje gutera impungenge kubuzima bwe n'abana buri mu kaga gakomeye. Jenny Uwimana radishingiye mu karere ka Gicumbi.